umva ibintu byose nawe bifata bishyira ku murongo niba utabishoboye sohoka utaha. umva mubyukaho mvaho. ariko sheri nuko umbwiye kandi ibi byose biri guterwa na Rake ari we mukuru wanjye muri uru rugo. Umva Rake ngomba kumwirukana akava muri uru rugo. umva maze mubwire Soso Rake nta hantu azajya. ariko ubundi Rake uri kumbwira iyo magambo ameze gutyo wibuka ko Professor yahoze ari umugabo wanjye. ariko si Rake kubona muri umuntu wawe yananiye koko. ubundi ibintu bijya kuri mu cyumba cya mukuru wanjye ubundi Rake yaguhaye iki kugira ngo ujye kuri mu cyumba cye? ubundi aho kugira ngo njye kwirwa nshaka undi mugore wamba uri ukambera umugore ko n'ubundi ibintu byose hano muri uru rugo ari wowe bikora. Barasaho kugira ngo Professor nyirukane pe mbabarira umunsi abiri mbabazi aho kugira ngo njye kwangara nzajya nkora buri kimwe icyo ari cyo cyose muri uru rugo. Nzakora igishoboka cyose Rake mwice ubundi subirana umugabo wanjye. mbabarira unyemerera rwose. uretse mubaza ngenda gukumbuye sibyo ariko umugore wanjye yaje ndashaka kukubaza ko nsanze harimo muganira mu by'ukuri Soso nta kintu ugeze umubwira. ese ubundi umwana koko urabona ari nzi wajya umva habe n'ikintu na kimwe ugeze nakekaho urumva azi ko nyine muri Soso yacu iyo yakera ariko njye ubona ibyo nkora ndabizi. Nese kubera ibyo bisuza none nagaho iyo ureka by'ubuzagara akabanza agashira n'icyumweru kandi ejo bundi byari ngombwa ariko byari bikenewe konza no kumusuhuza urumva nkamwigira warega n'umwana mwiza ubuse yanyeka hereye Soso yewe ukomeze ubwira amakosa yawe bareba ntuzaneza umugore wawe aha nzakomeza kwishyura no kujya kuvuga umugore wese njye numva namwe nkubwira ko uri kuzi ibintu buri gihe uhubutse ibyo bintu bitagenda neza. Soso ni gute nahita nguhobera uzi ibintu mwarimu n'abandi bose bari kugenda batuvugaho? ariko sheri ibyo rwose ntukabitinye ngenda gukundura neza ngenda byumva kandi nabizi. tekereza kuba njyana mu rugo kare nawe nje kureba reka narebe ukumbura warangiza kugukanga no kunsuhuza. ntabwo nabyanze ntabwo ari ikibazo. basi sheri basi ni ukuri mbabarira umwumire ndakwinginze ntabwo utinkunda nutamobera ari nanjye mva ndabibwira umugore wawe ugukenguza iki yagiye ntabwo ari amabara sheri mbura ni ukuri mbabarira ndagukunda. Soso Karame ubu se sheri nawe waje wiriwe neza songo mbwina nyine werekeze ndabona turaribona ari gusoje. pasite reka tugende narinde gusuhuza madamu. sheri naje ariko amerekeze Soso. yego mama ngaho umugereje ngaho hirya ariko uhita ubanguka dore nari nguku. So Karame icyo ubaye ikigwari rwose ngo mbaye ikigwari byose se simwe mwabinteye gute se ko gute se byose ni mwebwe mwabiteye urumva ubwo wenda ibyo nkora byose ubwo ni mwe mwabinteye none se simwe mwandeze ntabwo Soso koko urigira gutyo ubaye ikigwari bimeze gutyo ngo twaba twabiguteye na mukuru wawe ntavuga wakuruhanye ukamuca umugongo akakubungana akagira gute ariko none urabona ukuntu mba nyine ko yambunganye nyine byose niyo mpamvu ari mwe mwabite ubundi se yarindaga mbungana muri aho ngaho nk'ababyeyi mwebwe mukora iki ko si ibyo ko n'ubundi ibindi bintu urimo urambwira ngo nabaye ikigwari ni iki nyirakoze kidasanzwe gituma umbwira ngo nabaye ikigwari. Soso nuko warezwe naretswe gute se urabona nitwara nk'uko abandi bana bose bitwara ahubwo se nuko wavugaga ni iminsi yatumye mvuga gutya bajyaga bakubwira nkagira ngo kukubeshyera urumva none se uko mwandeze usanze atari ko mvuga oya mama usanze ahubwo nta n'uburere ufite nuko nyine ubwo nabiciye kuri mwebwe nta kundi mubyihanganire urakoze uradushebeje utanjugunya se uradushebeje nihangane ariko ubundi wowe na marume ninde muntu wabahiye koko marume arava hangana ugahituza niwe ukuntumyeho Soso niwe ukuntumyeho iki cyaguhinduye koko uko twaje hano mu mujyi se ntagukuzi
ntabwo uzi ukuntu twaje mu mujyi ese ko mwaryaga nabahaga ibitoki bikadata ibitoki mwari mubihaze n'imyumbati n'ibijumba ese mwazanywe n'iki mwari se mudafite ubuzima bwiza mwari mwaburaye cyangwa mwabwiriye buriya rero nkubwiye si by'ikintera ibi byose njye wasanga nta nikosa mfite urumva ahubwo wasanga amakosa yose ariko rwose muba mwigize beza mukaba mwibagiwe ibintu muba mwaragiye mukora muri cyangwa ukagira ngo yarabyibagiwe cyangwa amakosa yose ni umujyi wakugize amakosa yose ni umujyi mumbabarire cyane urumva hano ndifite amahoro we nako rwose nunagenda umumbwire mumbabarire mume n'amahoro nimba ari ibyo wari ubazi ni muri ubu kumva umujyi urakwishe pe uranyishe se uranyishe mwebwe mwanyishe gakeya ariko zo twitahira mu cyaro ntahana nawe se wakwijyanye se ninjye waguhamagaye so ninde wakwigishije guhuma kutahumaga gutyo ariko se ndi kuguhuma Madame bimeze bite se? Bimeze neza mugabo wanjye wese umeze ute Hari ibintu ese kutari gutegura ku meza harabura iki? nese kuzi ko nari mvuye guherekeza abashyitsi ndaje ndagure mu kanya Yego, ariko ndabona noneho batangiye kugusura. shashere nyine abashyitsi baje ahubwo nibazaga impamvu batazaga byarancanze ni ukuri None se sheri, soso mwaganiraga iki? ako sheri kuki abantu bose baje aha ngaho mbaza ibintu twaganiriye hari ikintu urimo urikeka utekereza ko wenda baba bakumbwiyeho Oya, nta kibazo nyine nuko ngira ngo umbwire nyine tuganire nese. ako se sheri reka nkubaze reba mwarimu yaraje aha ngaha umbaza ngo twaganiye iki soso ngo twaganiye iki ariko si ubundi kuki ubacagura abandi bose bazana kuki utambaza icyo twaganiye ariko soso na mwarimu ngewe ndumva bimajije kunshanga pe kuki uba uri kwibaza ibintu twaganiye sinzi nimba hari ikintu uba uri kwikeka wenda ushobora kuba utari wambwira Oya ntacyo ahubwo buriya sheri narakubwiye sibyo ntuzigere wumva amabwire rero mwarimu mbona asigaye agira ibintu nyine amagambo none soso kuki umumbaza uyobewe ko soso ari inshuti y'umuryango nabura se no kumubaza n'amakuru y'umuryango we uko bimeze uko byitwaye soso nyine soso ni uko mutaherukanaga ubwo nyine nayo ndi kukubaza nyine ko uburyo mwarimu kumburanye ariko mbona uri kuvuga ury'imiro oya nta miro kandi sheri ndimo ndakureba ibikuba bikankuka ndumva ntazi by'amakosa professor nakubwiye ko nyine ari meza njyewe mbere kamaze kwiyakira ariko ntabwo nakubwiye wamenye uburibwe pastor asigaye afite ku tugo wagize uvuze gute sibwa kandi ubu ngubu ikintu ari kurwana cyo ari kurwana n'uyuko umugore we atamenya ukuri kwa birabi ariko irwa yihishahisha ubu ntatuje yameze nk'uwatawe umutwe ameze nk'umusazi nk'umusinzi ngo mbanza nkubwire Bibiliya ivuga ko nta mahoro w'umunyabyaha iyo utabyihanye cyangwa se ngo ubyirinde byanga bikunda biragukurikirana kabisa rero bibanze bimurye none se ingaruka zatangiye kumuzaho ni ikibazo gikomeye none se ubu nabigenza ntimwari professor inama nakugira ntabwo nakwirwa mvuga ngo ujye kubwira umugore oya byihoreye witurize kuko byagenda kose biratinda kuri kukajya kumugaragara wowe witurize umugore azabivumbura uko ujya ubona ugenda kubivuga ashobora kuvuga ngo ni amagambo ngo ni amatiku kuko ikintu pastor ari kugenda akora abantu bose bafite amakuru akugenda batanye n'umugore abateranye kugira ngo se nk'uwaca mu rugo sasa rero nama nakujya no kwituriza wowe umugore akazabivumbura ukora n'uvugisha ukuri nawe umugore amaze kumenya amakuru ariko mwana iki kintu ubwenge isesengura nkumva nicyo mwana ibyo kuko ubundi wa mugani buriya kuriga umuntu biravuna burangiye nshobora kujya kumurega akansi cyangwa bakarurubwa n'iki bakansaba ibimenyetso ariko umugore we nabyivumburira aba aranshobora kuzahita mfatiraho nkamera nkaho njye mbitangiye bundi bushya nkahita nkora divorce na soso kandi nkagira amahoro witurize icyambere twebwe urabizi naho bigeze ubu ngubu ntabwo twari tuzi ko bizahagera
ariko bihageze kubera gusenga. byose Imana igenda igenda Iturize rero uko byagenda kose arihishahisha uyu munsi ejo yihishahishe, ariko byagenda kose ejo bundi umugore azamuvumbura. aha niko bimeze. Kandi reka maze nkubwire, njye n'ibyo nkunda kwivugira, buriya ikintu cyo gusenga ubundi nibyo bya mbere bigohesha amahoro y'umutima, nubwo inyuma abantu baba babona ko wenda ufite ibibazo, ariko muri wowe wumva utuje nta mutima ushamira. Noneho urumva ukuntu icyaha gitangiye kumuzengereza, ubu ngubu bari kwibaza uburyo wanasanga wenda ahangayitse, avuga ati umugore nabimenya bizagenda bite. Ubu ngubu urumva nimba yaratangiye kubeshyira abantu se, urumva bitagiye gufata indi ntera. N'umuhuriye mu nzira wagira ngo yasinze, umeze nk'umusinzi, nk'umuntu ataye umutwe ntatuje, arikanga ibintu byose. Ahubwo buriya birumvikana, ubu wanasanga n'abantu buriya abagore bakunda kugira abashyitsi benshi, abagore bagiye bafite kururu cyo usanga kugenda abona n'ibanga ryabo. barahangana nabyo gute? Ngiye ikibazo mfite Soso, twaganiraga nkabona nta kibazo, nta n'umutima mu bafite, ariko weho ndi kubona wabyibajije, byaguhangayikishije koko. Ubusobanura umwana ku buryo ntabasha kureba nimba hari ikintu cy'ikibazo ufite. Erega n'ubundi Soso nta kibazo rwose. Nubise ko kuva na kera yari umudiyakoni twemera, nta kibazo cye n'ubundi biriya bisanzwe, ahubwo nuko nyine ataraherutse hano, buriya nicyo cyari gitumye mbikoza. Naho biriya bya mwarimu uva mubwire, mwarimu ntitukanamutineho, nta nubwo mba ushaka kumuganiraho, mwarimu aba ashaka kudusenyera. Gusa njyewe numva hakageza umutima ubabarira, nimba mwarimu wenda anashaka no kuvana ku ntebe y'ubupasiteri, ntabwo wagenda nyine ufite umutima mubi gutyo. Nk'umuntu usenga wagakwiye no kugira n'umutima w'imbabazi. Kuba numva umurakariye cyane. Nta kibazo gikomeye dufitanye cyari icyo, kandi ikindi nari mfite ubwoba ko wenda uzaza ugahita wumva amagambo n'ibindi nyine bikaba byadusenyera, ariko ndabona nimba ari biriya bya Soso ngo yaje aha ngaha ngo agutwaje ibyuma ngo baravuga ngo bavuga nyine ngo amagambo menshi, warabinsobanuriye, humura ntabwo nabyumvise. Oya nta kibazo sheri. Ahubwo shashira Imana, Soso yanteye agahinda, twaganiye n'ukuri numva ndababaye cyane pe. Uzi ko yambwiye yuko ngo umugabo we bagiye kwa muganga ngo bagasanga umugabo we ngo atabyara. Ngo ariko nyine ngo babanye neza mu rugo nta kibazo, ngo na mukuru we, ariko n'ukuri ibaze igihe nagendeye umwaka wose ukaba ushize nta n'akana koko bafite. Ni ikibazo. Gusa ngiye gushaka ukuntu njya kubasura mbaganize mbihanganishe pe, n'ukuri biteye agahinda. Oya sheri, ibyo kubasura byo ubiretse, njye twarumvikanye rwose, mbabarira. Ubanze wicare utuze, ubanze uruhuke, umere neza. Nese numaze iminsi unaniwe, ubanze uruhuke ubundi ubone gutangira ingendo. Koko kujya gusura abantu b'abacuti bacu, inshuti magara zacu, koko nese urumva ari ikibazo. Reka nigore ngende ngiye kubaganiza, n'ukuri mbafate no mu mugongo, n'ukuri. Oya baburetse kubasura ntabwo mbishaka. None se kubera ahubwo turi bwanajyane. Oya kujyana ntabwo mbishaka. None se hari ikibazo mufitanye utari gushaka kumbwira? Ntacyo ariko nuko ntashaka bigendeshe gakeya. Urumva wifuza kumenya ubuzima nabayemo se? Urumva ubyifuza? Ubuzima twahuye nabwo muri uyu mujyi, urumva nibwo bwanteye kumera gutya. Twageze muri urugo tuba marine, urumva tujya twirirwa dusaga ibyuma kugira ngo turebe ko twabaho. Mukuru wanjye ajya gushaka akazi ko mu rugo, nanjye mbonye ubuzima buncanze nyine njya ku rusengero nkajya makora amasuku. Niho nahuriye na pasiteri, urumva ni nkaho yankuye mu mwobo. Narebaga hirya no hino nkabona nta kubaho mfite, mu cyaro mwirirwa mutubwira nabi, umva sinzi, ariko bura warabyibagiwe, urumva. None se ubwo umuntu ari kubona umuntu unyitaho, umuntu umfasha, narangiza nkamwitesha, nkongera nkasubira muri bwa buzima bwo mu muhanda nkajya indya ari uko narushye navunitse nababaye. Ariko Soso, ibyo byose nibyo byanteye Soso uri kubona aha ngaha, urumva. Ibyo byose nibyo byaneye kumera ubu kuri murambo kunguka, urumva. umva Soso, reka mbaze babarira rero nonesha. Ntabwo wagiye gusyaga, ntabwo mwaje mu mujyi gusyaga ibyuma, urumva. Wabuze icyo kurya, ntabwo wabuze icyo kunywa, usibye ko ntawe uneza umwana wundi, urumva. Nawe urabizi wangire neza nigire nabi. Nawe urabizi ko nawe urabizi ko
nyoko wowe ntabwo waba mama wanjye urumva neza. soso waje mu mujyi wabuze iki? mwaje mu mujyi kubera uburara, urumva? Uburara bugeze mu mujyi noneho burakokama, urumva neza? Kugeza na n'uyu munsi ukiri ikirara, uburara bukaba bukokamye, ukaba bikuranije no kunanirwa kubaka. Nose kwa rumva yari inzara yakuvanye mu cyaro, kwa rumaze kubona umugabo, sibyo? Amaze kukunerura, agukwiyeho imyanda yose, akugabuka ryo gahago gasigaza ukamena. Uburacyari ikiraro ukurikiye iki ko wumva ruburara ari inzara yakuzanye mu mujyi no. Icyo nicyo kikuzanye muri uru rugo. None se urabona hari ikibazo mfite, mva ubwire mucucu nimba ari cyo kikuzanye muri uru rugo. Usohokere mu rugo ugende urumva. Kwareka nkubwire. Nimuze kuntereza umwaka umumbabare wowe. Reka nkubwire kuko nejo bundi uzaza nta aderesi ufite. Nta aderesi mfite ntuzanye. Umujyi ugiye kukwandika. Ningeri wawe ntuzigere unyakira urumva. Nta bufasha bwawe. Uzi Kigali igizwe n'inyuguti 6 we. Izakwandika kandi uzaza urumva mu cyaro. Ibyo se birakureba. Ninzi wawe uzanyirukana. Ubwo wirengeshwe ku mugabo, reka mukuru wawe yubake. Amase nabuze umugabo. Genda kwa pasiteri. Nabuze umugabo. Njya yose kumaritse. Cyo cyakuvanye mu cyaro, utwika ati turakoze ngo ikigaruje gusomera. Bananje kureba soso. Usanze ameze ati. Usanze atari wa wundi wa mbere nari. Aha ni byiza cyane rero. Usanze yarahindutse. Usanze umujyi waragushyuhishe. kandi ubwo yagiye abikora azi ko ubu ntabwo bizamugaruka. niyemera urwaje reka Erega mwari ntabwo wafatanya umurimo w'Imana ngo ufatanye n'ibyaha bikugwa amahoro. uko byagenda kose ujya ku mugaragaro bidatinze. Niko biba bimeze kuko umeze nko gukina n'Imana ukajya kuruhimba kwigisha abantu wigize intungane wagize uta abantu bagufata ibyo uvuze rwose ahubwo bikagirira akamaro abandi ariko wowe kuri wowe ukora nta kintu bivuze. Ameze nka muntu numvaga ngo murebe ibyo mvuga ntimurebe ibyo mvuga. Ariko byagenda kose ntabwo wavanga ibyaha n'umurimo w'Imana, ntabwo bizakugwa amahoro. Ibiri twahubwo wajya muri kimwe wakuva kikunaniye kwimukira mu kirere komera ndi muri iki gice. Yes, niyo nama namuge nawe ntamese kamwe ko byaramunaniye. Ubu ngubu naho bigeze cyo sinzi imana ntabwo nabikubwiye hawe. Nagiye kubasura. Umvisha umudamu we yaje nk'umukristo wacu kandi ntabwo twasuranaga njyayo. Ngeze umugore nze kumusuhuza. Isanga yaducometse ngo ngiye kumukura ku pasiteri, umuntu soso ngiye kumukura ku budiyakone. Ndomerwa. Ubwo nibyo ngibyo abarwana nabyo. Urumva afite akazi ko gutegura umugore kugira ngo niyumve ibintu atazahita asara, ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu bizagaragara. Nimba wibuka umugore wa pasiteri umuntu ushyira mu gaciro kandi nimba ubyibuka yari n'umuntu usenga. Niwe muntu ahubwo mu itorero dufite impano ndetse ibintu byinshi ahubwo ntiyabitubwiraga kandi ugasanga bamugana biranasohoye. Uriya mugore rwose ni umuhanga. Iki cyakabiri ntabwo ajya apfa guhubuka. Ntabwo ajya apfa guhubuka. Nanjye namubwiye rero mama pasiteri ndabona ufite ari umuntu ushobora kuba waducometse ariko rero ukuri umuntu usenga kandi udahubuka. Tuza usenga Imana bidatinze uzamenya ukuri kandi njye nta kintu nkubwiye na kimwe ariko uzamenya ukuri kwa byose usenge gusa. Njye rero nanabyumvishe ko yaje ariko ntekereza kujya mu rugo rw'abandi abandi byose nta rugo rwubakira mu Burundi. Nimba ari ugusura natwe tuzahurira ku itorero dusuhuzanye ataye nanjye ntaye kuko urabona ngiye ibibazo dufite na pasiteri nshobora no kugera iwe akavuga ijambo rimwe gusa ryo kunkomeretsa ukabona turafatanya cyangwa se nanjye narivuga akamfata. Rero mu rwego rwo kwirinda ibyo biza byose n'ibyo byose n'intambara ati mama pasiteri tuba turahuye tuzahurire mu nzira cyangwa se ku rusengero ariko byo kumwe ngo ngengiwe wahubutse bubyihoreye nk'uko nakubwiye urugamba urimo ntabwo ugomba kurwana. Wowe ugomba kwituriza gusa ugasenga Imana ukaba amaso ibindi Imana izagiye bikora ku murongo. Soso ntabwo yumva rwose kuko na nyirarume yaraje amugira inama reka ntacyo kimwe yumva nanjye mugira inama wapi ati basi ntabwo ubona ko ibintu byari ibibazo iyo ubona mwarimu aje akaguhinduka hakaza kikaguhinduka nyakuri makaza atakuvuga neza ubu nta somo bikwigisha byibura gatoya. Ariko se shiri mbona rumbwire koko ibaso ukuntu basoso ari inshuti y'umuryango. Ndabizi. None se mbwira ukuntu abantu bazajya basura njye bakabona ntabasura nese iminsi maze sinaruhutse koko. Ahubwo buruzi ko urugo rwa basoso buriya bameze nk'abantu barwaye abantu batabyara buriya bafite n'agahinda bakeneye umuntu baba hafi ubaganiza akabihanganisha tugakorerega n'amasengesho. Ibyo ndabyumva pe ariko ndakubajije ntabwo nshaka kujya ntabwo mbishaka. Aha nabyumvishe mugabo mwiza humura rwose ntabwo nzajyayo. None se basi reka nkubaze birashoboka se basi yuko wenda najya gusura Anje we? Anje we nta kibazo
mwanyaruka mukamusura ariko ntabwo nshaka kujya kwa soso nonaha. Ntabwo mbishaka rwose. Ntacyo bitwaye ko wanjeho n'ubundi nako ntacyo bitwaye. Ugenda umusure rwose sibyo se? ariko se mana yanjye koko wambari ukanyereka impamvu umugabo wanjye atari gushaka yuko njya kwa soso mu by'ukuri. Ese yaba afitanye ikibazo na soso, yaba agifitanye n'umugabo we Profesa? Koko mana yanjye ibi ni ibiki? Ukuntu soso yahoze ari inshuti y'umuryango, ariko mana nshobora kuba nubakiye ku musenyi ntabizi. Si ibintu biki koko mana yanjye? Soso nakureze nabi wakoraga ikosa nabikubita umunyafu uti buriya aranyanga urumva ukanka yuko muza mu mujyi wa Kigali urumva neza Ikizimana pasiteri agutoraguye ubu sirakoze amata urabona uramusenyeye sibyo ari gusambana na pasiteri ariko usigaje mwari ndetse n'umwarimu n'umuraryamye turyamanye tutanaryamanye ubundi bikureba umushumba se ntabwo murabonana ni igiki kikuzanye muri uru rugo kwambera akazarusenya ubwo icyo nicyo cyatumye umva nkubwire mukecuru urumva nakubwiye ngo ubundi mukuru urumva ndeka nkora icyo ushaka urumva wowe umpa amahoro ugenda ubwiye nawe akampa amahoro urumva neza ntiwambye ntiwigeze nkura mu nda mu mbyaro nyose ubundi umuhangayikira nkandi umva umuhangayikira nkandera igisi nabaje wundi zakuri birakureba izaguhekenya shaka wanyiriye we birakureba izaguhekenya witega iminsi genda ujya kwitega abana bawe mu cyaro urumva mu cyaro nyamwaga kumva ntiyanze no kubona wintesha umutwe uzaze unyigira kiriya cyaro usebye njye munyigiraho urasubira gutoragura inyuma aho ariko niwe cyangwa hari ibintu by'imikoshi waba uvanye mu cyaro ukaba uje kwikirira mu nzu ubundi ninde waguhaye kariba ahangaha ubundi muba mwabuze imirimo mukora mu cyaro mukecuru mbareka mubwire inshuti yanjye ntabwo ndi inshuti yawe ntabwo nkwanga nanjye ko ntabwo twabanye nawe ariko reka maze mubwire uzarindagira uzapfa nabi urumva ikintu kizambabaza ni uko uzapfa nawe ugapfa uhamba mukara nk'umwana usize umusozi noneho uje kuntongera umva reka maze mubwire ni wowe wishe mama wanjye shyira ubwenge ku gihe ni wowe wamwishe ko numva ufite imitongero wajya umva wintongera urumva neza wintongera ubwo nabi wanyu ubwo nawe wazanye mu muryango wacu ariko ihangane wintongera urumva wintongera uko bari inkuzi wari uzize ko ubundi twakageze mu mujyi tukabaho wari uzi ko utahuma wari uzi ko twakageze mu mujyi we yarahumye yabaye yaruma noneho wari uzi ko twapfuye amakuru mudashya agenda umva agenda mpamagare mukuru wawe aze basezeho n'itange ndakubonye bajyaga bakuvuga nkakubu nkagira byiza kumva reka muhamagara mukecuru reka uzabona nyamwaka kumva ntiyanze no kubona wari wabona isise ko uzamuhekeye na Profesa soso y'umwihoreye kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo umwana utumva yishinya itaribwa kandi wese itarakaranga ikimushakira ibirungo niko bavuga mu Kinyarwanda. mureke nanjye nicyo kintu mba mvuga ati basi ntabwo wakabuka iyo ubona abantu bose ubagenda ukababeshya bakabanza bakaba confused ntashe umwanya bakujya bakagaruka wowe umuntu nta kintu na kimwe byakwigisha kada isi zamwigisha sinzi ibintu byinshi numva nakubwira nawe na pasiteri ne twahuye yampamagaye igitaragana abana umuntu uko ampamagaye bigenze biti ndikanga nza nihuta nanjye tuba turahuye nsaba umuheye ubwoba nsaba gutitira ngo ushaka untajya n'umugwe ngewe ko nahuye ko ntazabivuga biti gusa mubwira amabi ye yose yagize amate rero aca mu biti noneho reka tubigemo mfasha noneho kandi ubwo yaramaze kumwabona ubufasha bwanjye akeneye ngo nibane nawe yibane kugira ngo nyine ntazasubire we ntavuga ukuri wenda mba nyine afite ubwoba nyine bw'uko navugisha ukuri aravuga ati reka noneho twumvikane ese pasiteri twumvikane ikikubwiye ko dushaka ko twumvikana ngo nyine ngufasha ngo ibiki n'ibiki ngufasha gusa nyine ndawuganira nkuko nagumye ngufasha kuva kera nkaguhita ngakubikira ibanga genda ubwize umugore wawe ukuri mubwire ko wambeshyeye nkora icyo cyasha ubwo ko ndakugira inama icyo wakora nawe dore se koko mwari ubwo nawe utigishije nka urumva abapolisi ibyo bizagenda akabikora ndabizi ko atabikora nayo ukoze kugira ngo mugerageze nanjye ndebe ko yagira agaco bugufi basakane ibyaha yakoze birumvikana ariko nk'uko muzi
uriya mugabo sinzi ukuntu abaye ni umuntu ushaka ikintu cyo kuba akeneye amaturo gusa ibyo agakiza ntabigenderaho ariko buriya iyo yaca bugufi wenda akihana n'Imana irakubabarira kandi iyo byageze mu mategeko umuntu waciye bugufi hari ukuntu amategeko amufata. Oya nibyo n'ubundi nayo niyo nkunda kuvuga nta rugo ngo rubura igihuri buriya nawe ari mu bapasiteri basebya abandi abapasiteri mu gihe bakora umurimo w'Imana bawurimo neza we ni wa wundi nyine utuma abapasiteri bagenda basaka bavuga ngo wenda bakurikiranye amaturo cyangwa se iki ingeso mbi nk'izo ariko ndakubwiza ukuri ibyo ntabwo atinya kukubwira umugore kuko bibwiye umugore n'ibindi byose byaziramo ibyo byose byazamo rega biriya bintu pasiteri arimo ari kwihemukira cyane yakageza urwego ageraho rw'iterambere ariko umwanya wo kugira ku iterambere cyangwa kugira icyo atekereza cyamuteza imbere ariko urwo ashaka ukuntu yakwishahisha ukuntu yacengana n'umugore urumva no kugira ngo bazagire amahoro biragoye. Oya ntacyo buriya nawe ariko bimubanza bimushagaraze aho kugira ngo atekereze ejo hazaza he akomeza arwane n'icyaha reka nta mahoro y'umunyabyaha yava hese ni ukuri ntayo. Reka ngende uyu musaza nanjye rero naringiyeho reka tugumye dusenga Imana izagenda ikemura ibintu gake izakora ibyabo bizagenda bigenda byikora nese urumva atatangiye kurwana. Sawa Imana ikurinde rero. Sawa murakoze. none se madame ndiyo ibitekerezo bibaye byinshi habaye iki sheri hoya nta kibazo nyine nabyumvise ahubwo ndimo natekereza umunsi ya nazajya gusurira Ange ariko nyine nabyumvise humura kwa Soso ntabwo nzajyayo kandi nyine ngomba kumvira nk'umugabo wanjye twasezeranye ni ukuri mwubaha nyine nkanumva n'ibyo uri kumbwira humura sinzajya kwa Soso sibyo nzajya nyine gusura Ange gusa. Erega ugomba kunyubaha nk'umugabo wawe humura n'ukuri ndabikora kuba nanze ko ujya kwa Soso nuko nta nubwo ari kwa Soso gusa ureba ujije ubundi nta n'iminsi ingahe turamara utangiye gufata ingendo za buri munsi nanjye ubwanjye urukumbuzi ntabwo rurashira none se urumva ibyo bintu byaba ari byo wenda kanje wanyaruka we ni nahafi ukamusura nta kibazo ariko ingendo zawe nyine buzeretse ubanza utuze nabyumvishe nakundi ngaho genda nyine utegure ku meza ntegura ku meza. Nimba rero ukunda filimi zacu nk'umufana nyine dufashe ukore subscribe ikorwa inshuro imwe gusa nimba warayikanzeho ntiwongere kuyikanda. Abantu rero bafite akawunti ziri mu gifaransa aho handitse subscribe haba hari sabone uzajya yikanda rero kuko subscribe niho dukura ubushobozi rwose n'inkungu ubu duteye niho dukura nyine ubushobozi bwo gukora andi mavideo. Nimba ushaka ko twamamariza kuri filimi zacu reba nomero kuri iyi filimi uduhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp tugukorera akazi kose.